Yes, nuko twinjiye rero ni itangazo ry'akasamutwe, ni itangazo mu by'ukuri ry'akasamutwe risa nkaho risubije ibintu byose irudubi. Mu by'ukuri rimaze kuba ritangazwa na Lawrence Kanyuka. Ati turamenyesha amahanga ndetse n'abaturage bo mu gihugu, ati nuko dukomeje ibikorwa byacu ndetse nta gutsindwa. Ati kubwo ibibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite kandi bikaba biterwa n'ubuyobozi bubi bwa Kinshasa, ati bakomeje ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi. Ati kandi mu by'ukuri harimo ibiganiro biri kubera Doha. Mu gihe twebwe dusaba kugira ngo hakemurwe ikibazo mu buryo burambye, ubuyobozi bwa Kinshasa bukomeje ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi. Bohereza abasirikare, babohereza muri Shabunda, babohereza muri Nzibira, babohereza muri Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale ndetse no muri Lubero hose hashyizwe abasirikare. Ati abasirikare batari bakeya n'ibikoresho byabo bamaze kuba bagera Kalemi ndetse na Uvira. Benshi bari kuva Bujumbura berekera muri Shabunda bajya Kisangani. Ati hashize icyumweru cyose boherezwa. Ati kandi no muri iki cyumweru bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro byacu. Ati ingabo z'u Burundi, ati aho kugira ngo barebere ku isomo bahawe, ati aho kugira ngo barebere mu isomo bahawe hanyuma be gusubira mu makosa y'ubushize, murabebuka abebukije ibyabereye muri za Ngungu, bohereje abasirikare bataliyani y'abasirikare bageze muri 500 bose baberekeza muri Shabunda, bose ngo bashaka kugira ngo bajye Bukavu. Ati ndetse bakanaranforsa, bakanohereza ndetse bagashyiramo imbaraga mu mbaraga zikomeye cyane no mu bice byose bigiye bitandukanye. Ati baturage bagenzi bacu bene igihugu, M23 ati yo ikomeje mu by'ukuri gahunda zayo, ati gahunda zayo zo kurinda abaturage b'abasivili, ati ndetse no gukuraho umwanzi wose cyangwa se aho bagaba ibitero baturutse, c'est-à-dire gusenyera, kubasenya cyangwa se kubakura cyangwa se kubatsindira aho barasira baturutse. Ntabwo tuzemera, ati ntituzemera ndetse ntituzakundira uwo ari we wese ukoresha ububasha afite ngo agirire n'aba baturage. Ati kubera inyungu ze bwite ntituzemera. Ati kubera ibyo, ati twebwe turakomeje, ati twebwe dukeneye ko ibiganiro ari byo birangiza ikibazo. Ati nubwo Kinshasa yo yabyanze, ikomeje kugaragaza ko itabishaka, bakaba badashaka kubahiriza mu by'ukuri ku ruhande rwabo, bakaba ntacyo bashaka kubahiriza, ntibashaka kugira ngo ndetse bagaragaze ko bashaka amahoro. Ngayo nguko mbakunzi ib'Intare Official, nuko twinjiye muri rusange, murabyumvise neza cyane. Ni itangazo navuga ko ari itangazo ry'akasamutwe bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi cyangwa prefocale mu bya politike, aramutse mu by'ukuri yatanze ku munsi w'ejo n'amasaha y'umugoroba. Ariko kandi twari twamaze kuva muri studio, turavuga tuti twebwe nko mu bambere tube ndetse tubinjize muri iri tangazo, hanyuma abo tubana ku rubuga mwamaze kuba muri bona kera mwabwe byahise ribageraho. Turavuga tuti mbere yuko tujya muri studio, reka ndetse nanone twongere turibanyurizeho. Iri tangazo riragaragaza mu by'ukuri icyitwa intambara ishobora kuba igiye kuba ndetse yakataraboneka, cyane ko bigaragaye ko ari renforcement. Aya magambo nk'aya ngaya nayaherukaga nanone umujyi wa Goma ugiye gufatwa, ubwo bavugaga ko ngo bagiye ngo ku elimina ngo cyangwa se ngo kuataka ngo kuri source, mais l'ennemi à sa source. Urumva ko rero mu by'ukuri ari ngibi no kuvuga ngo aho ibitero biri gutera bituruka, ubwo murumva bavuze Shabunda, bavuze Nzibira, bavuze Mwenga, bavuze Uvira, bavuze Kalemi, bavuze Walikale.
utwo duce uko batuvuze mwumve ko byanga bikunze ariko bigomba kugenda. Muribuka nyuma ya Goma ikimara gufatwa, Kavumu yari ikirimo. Kavumu yatangiye kuza kugaba ibitero muri axe y'ahangaha hirya za Minova. Barongera baravuga ati kuri source ati niho tugiye kureba. Murabyumva ko rero n'ubundi kuri source naho ngaho ngarutseho muri utwo duce. Utungutu rero dushobora kuba tugiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Twinjiye ntabwo ndi njyenyine, reka mpite enshyira ku murongo kuri tapi bwana Clever Bemba, hanyuma n'ubundi nawe atubwire amakuru aramutse. Gusa sayo gusa turaza kuba dusimbukira muri pinga, turagaruka muri axe nyinshi zigiye zitandukanye, turareba abandi bayobozi batawe muri yombi, barimo ndetse guverineri wa Tanganyika nawe yamaze gutabwa muri yombi, yatawe muri yombi tayari nyuma yuko ndetse mugenzi we wo muri ho Katanga we yamaze kuba acika. Ibyo byose ni bimwe tugiye kugenda atugarukaho. Bwana Clever Bemba wamaze kugera ku murongo, waramutse? Nizere ko mumeze neza, ijwi ririmo riturika neza cyane. Ewana ni umweru rwose, ijwi riraturika namwe murabyumva, riraturika. Reka amasuhuza abakunzi b'Intare Official. Yes kabisa, urakoze cyane bwana Bemba. Amakuru dufite ahangaha kugeza amagingo aya ngaya, hari itangazo ntangije numvisha abakunzi b'Intare Official. Ni itangazo mu by'ukuri ryasohotse ariko kandi noneho no mu majwi bwana Lawrence Kanyuka asobanura avuga ko ngo bagiye n'ubundi ngo kujya ngo ku isoko, donc ngo umwanzi ngo hatera turutse ngo akaba ariho ngo bagiye kuataka. Avuze uduce tugiye dutandukanye, avuze mu duce twinshi turimo Mwenga, turimo Uvira, turimo Kalemi, turimo ndetse Bunyakiri, turimo Warikare, ngo aho hose ndetse na Rubero, ngo utwo duce twose ngo dukomeje kurundwamo ingabo, ngo kandi ngo bakaba batazemera yuko ngo bagabwaho ibitero ngo nabo ngo bicaye. Aya magambo twayaherukaga Goma igiye gufatwa, twanayaherukaga nanone ikibuga cy'indege cya Kavumu kigiye gufatwa ubwo hahagurukaga n'indege ziza kurasa. Ibi ngibi bisobanuye bwana Bemba? Ikintu cyo bisobanurwa na Machachari, wenda sonda nabisobanura, reka mbibwire abakunzi b'Intare Official. Ubundi ibimenyetso byamaze kwigaragaza yuko intare za Sarambwe zigiye gufata imijyi igiye itandukanye. Iyo mijyi reka nayivuge n'ubundi, kandi ni ibintu byagiye byigaragaza cyane kuko bagiye bavuga ati n'abaturage bacu bo dufite hariya nabo bagomba kubohorwa. Harimo Rubero, Butembo, burya harimo Warikare ndetse na Kisangani, harimo Uvira, Fizi, Kalemi, iyo nindi axe, hakaza na axe ya Maniema. Ayo axe ya Maniema nayo ubona ko umwanzi yamaze kwagera mu buryo bwinshi. Iyo umujyi wa Kindu urakenewe cyane cyane ko urareba ko buriya ntabwo umujyi wa Kindu uba uri kure ya Shabunda. Buriya iyo wageze Shabunda cyangwa za Kamituga uba ureba umujyi wa Kindu neza epfo yawe. Urabona yuko uriya mujyi nawo, kandi none ikindi cyongeyeho hariho za Wazalendo n'ubundi ziri muri kiriya gice ziza gutanga ramforo ndetse zikaza no muri za Kabare zikagirana. Hari n'izageraga hano muri Warikare, hari n'izazaga zikaza zikagera hano Masisi n'ubundi hariya mu Batembo. Uri kuba ko nk'uriya bamwita ngo ni nkunda kwibagirwa, ufite mayimayi yitwa uri muri za Kalemi ndetse hafi na za Shabunda n'ubundi. Uriya nawe yazaga gutanga ramforo akaza muri kiriya gice cy'Abatembo. Ngo bwana Machachari, ikintu cyo nakubwira cyo kimwe nuko iyo mama 23 imaze gusohora itangazo ry'umujinya nka ririya, ibintu bigiye kuba bibi kabisa, ibintu bigiye kuzamba. Tunibuke yuko twanabitangaje tubivuga ko hari abayobozi bakuru mu nzego za gisirikari, harimo n'ushinzwe G5 Colonel Nsabimana, harimo mwenyewe ari we Major General Makenga, ndetse n'abandi ba generali na Bodwe ndetse na Byamungu bamanutse bakigira muri tere. Ejo bundi abantu barabibonye, Fande Makenga ari kubwira guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ati hariya hakurya. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari ikintu kigiye kuba kandi gifite imbaraga bwana Machachari. Birumvikana neza cyane, ndetse Lawrence Kanyuka abivuze
na determination ku rwego rwo hejuru, ndetse aranavuga ngo AFC ngo iri determine. Reka twitege ibigiye kuba, ariko abakunzi b'Intare official nyabuna ntimujye kure, kuko buri kimwe cyose kigomba kujya gitarabuka aho kigiye hariho hose. Twebwe tuba duhari neza cyane 5 kwa 5. icyo tubasaba gusa namwe ni ukutuba hafi, hanyuma ndetse tukabana mu makuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi. Bwana Bemba, hari ibice bishobora kuba biramutse bitutumbamo icyitwa imirwano, ariko muri ya systeme n'ubundi ya M23 y'umu buryo buri offensive, muri defensive plutôt, idefanda ibice n'ubundi controller. Kugeza ubu haravugwa iki muri access zigiye zitandukanye? Reka manze natangira muri no axe iri muri Sud Kivu, niyo ya za Rurambo na za Kaziba n'ubundi twari tumaze n'iminsi tutanavuga murenge mu bagenzi bacu. Rukuvuga ngo guhera nimugoroba n'ubundi mu mugoroba imirwano yatangiye hagati ya M23 iri kurwana na Wazalendo hariya muri Rurambo na Gahororo. Ni muri sheferi y'Abafureru, iriya chaîne de montagne ya Mitumba. Iriya ni chaîne de montagne, urabizi niho nabisobanuye uvuga ko chaîne de montagne ya Mitumba ndetse na za Masisi ikazi gafata Karehe, gafata Kabare, gafata Walungu, ikazakomeza Uvira, Fizi, irakomeje chaîne de montagne. Kabisa irakomeje cyane. Abantu bize geography nkuko bisobanuye bo baranayizi cyane. Nuko hano baravuga ngo iri axe ya Rurambo Kaziba ngo niyo M23 iri gusibura, sibyo? Ni muri sheferi y'Abafureru. Abafurero ngo ni Bafurero tu. Ngo ni imijyi isa ni imisozi isa naho iri hejuru y'imijyi ya Uvira na Fizi. Abantu barayizi cyane kuko ubundi reka tunabisobanure. Ntabwo wapfa gufata Uvira ngo ufate Fizi ufate Baraka utari muri iriya misozi yo hejuru. Ntabwo byakunda kuko urareba ikintu iyo uvuye hano za Bukavu kugira ngo uzagere Fizi ubu ugenda usa naho uri gukikira nani kiriya kigezi cya Ruzizi, sibyo? Yego cyane. Noneho icyo kigezi cya Ruzizi ukivamo uri kwinjira muri lake Tanganyika. C'est-à-dire uri muri iyo misozi noneho abantu bose bari muri icyo kibaya, haba muri Plaine de Ruzizi, yaba bari muri Uvira, ukomeza uriya muhanda ukomeje ukazagera Baraka, ukomeje za Fizi, uri muri iyo chaîne de montagne ya Mitumba, uri hejuru yabo. Uri kugasongera uri mu buhori, ubushwari yari mu gihorihori. Uyikontorora neza cyane, unayireba neza kubera ko uri hejuru yayo, haba nkunze kuvuga ngo anamoya na vale, imbere n'inyuma hose ubuha control. Yego, noneho M23 nuko ngo wera nimugoroba hari avancement zayo ziri guprogressa n'ubundi ziprogressa. Reka mabwiza ukuri kuko no muri iyo chaîne de montagne ya Mitumba ubundi M23 nigirimo natwirwaneho kabisa. Wabonye ko nta mukatanyama n'ubundi nawe umunsi w'ejo yanabivuze tubwira ati bisaba kugira ngo iriya misozi manze yafatwa. Nuko ngo rero muri izo avancement za M23 muri iriya misozi Wazalendo bashatse kugira ngo bayihagarike cyane hano hagati ya Kaziba na Rurambo, umwo hagati M23 irabakubita n'ubundi iva Kaziba yerekeza Rurambo, n'ubundi iracyakomeza guprogressa uko nkunda kubivuga bwana Macacari. Ntabwo Wazalendo ari ntabwo bahagarika bwana Bemba, kubera ko urabona ahangaha bakubitiwe nk'uko uri kubigarukaho ni hagati ya Kaziba na Rurambo, harimo inzira y'ubusamo ndetse na gahanda mu by'ukuri ntabwo ari umuhanda munini, ni umuhanda w'ubusamo ushobora kukugwisha muri centre ya Sange iri muri Plaine ya Ruzizi, kandi mu by'ukuri iyitwa Ruvunge ndetse na Bwegera ubusa nkaho uwabisize inyuma. Urumva ko hagati aho kiba ari ikibazo gikomeye cyane kuri iriya huriro baba bari katinze hagati, akaba ariyo mpamvu uri kubona bari kurwanyiriza kugira ngo hano hagati ya Kaziba na Rurambo barebe niba nabo bahakatinga iyo nzira iri hagati, iyo communication hagati ya Rurambo, ko Rurambo deja ugeze mu maho plateau ya Minembwe na Kaziba bakatinge, ariko ntabwo biri kubakundira. Ikindi bashatse kugira ngo bakore bari aba Wazalendo, ngenya kuvuga ngo Wazalendo ni dodani bagabanya wenda umuvuduko kuko uri kumva ngaho habereye
y'imirwano umugoroba wose kugeza mu masaa 3 za nijoro donc ntabwo umuvuduko wa 23 bawugabanyije, ariko ntabwo babahagarikiye urugendo kuko ruracyakomeje. Bashatse no kugira ngo bakate ikintu bita ibiraro, kurandura ibiraro biri mu hejuru, kuko urabizi nka 23 bya imodoka byose bakoreshaga bari muri guverinoma ya Kinshasa byose bamaze kubifata neza cyane. Noneho bashakaga kugira ngo bamene donc basenye ibiraro, nibamara gusenya ibiraro 23 babura ahantu babuza banyuze imodoka, noneho hakiyongeraho ko bafite n'ibishare de combat ndetse n'ibifaru bagiye baka guverinoma ya Kinshasa. Urabizi ndabizi neza cyane, kugira ngo ibyo ngibyo noneho babure ahantu ho babinyuza. Ariko ikintu kigaragara cyane nuko nabaje gusenya ibiraro 23 bisemwe ibintu ngo byakumuriro tena bya bindi. Urareba ko bafite abasniper cyangwa bafite sniper, bafite n'indeba kure zira za jimere, bamenye hari ahantu hari icyo kiraro. Manza urareba uriya mugezi wa Sanje, ndawubona. iyo uturutse muri yo hejuru harimo uburaro bwinshi bashakaga kugira ngo bariture. Abo rero noneho bari kuritura ibiraro, aho kugira ngo ibiraro babiriture nibo barituwe. umva ntabwo byoroshye na gatoya. Turaza kuba tubirebera hamwe tubikurikirane, hanyuma turebe uko gahunda zimeze, hanyuma duse n'abagaruka gato, wenda duse n'abagaruka hano muri Kabare. Amakuru aturuka muri Kabare, bwana Bemba arambwira ko M23 ngo yakoze icyitwa umukandara, icyitwa urukuta, ni sentire ngo ikomeye cyane na mu duce twa kuva Kabushwa ukagera Bushenge ukagera Gahungu ukagera Murangara ukagera Bishibiru na Rwiru, ngo ni umukandara ngo ufunze neza. Parike nationale Kahuzi Biega ikunze kuvamo umwanzi, ngo ndetse ngo ingabo zose zikunze guturuka Bunyakiri, ni ubwo ni coalition ya Wazalendo nayo Lawrence Kanyuka yayivuzeho, ngo kuko ngo hari gushyirwaho ingabo ngo z'u Burundi, ngo hari bataliyane ngo yabasigaye bageze kuri 500 ba FDNB berekejweyo. M23 ngo yashyize urukuta ngo rwatari ngo ni sentire ku rwego rwo hejuru, naho se mbyumva na Wazalendo bavuga ngo bane ngo ile ayo ngo kuyipasua ngo ni vigumu. Yego, reka rero wenda mubwire, hari abana bamwe muri bano bapasinze mu minsi yatambutse ejo bundi arababonye, ari harimo n'abandi n'ubundi bari bari muri za Katanyama. Byabaye ngombwa ko hari abari bari hariya mu mujyi wa Bukavu n'ubundi bazamurwa bakajya gufunga ruriya rukuta. Noneho ni ukuvuga ngo bamwe banaziranye nabo, kuko hari abagiye bava Bukavu bakazamuka cyagiye uriya mujyi umaze gufatwa, noneho bakaza hariya bakazamuka bari kuza mu mujyi wa Goma, n'ubundi bagahita nabo bizamukira bari kujya Rumangabo. Ni ukuvuga ngo bo babisabye, baravuga ati bari abantu bana turaziranye bari hariya bari guturuka muri Kahuzi, zivuga uko tuziranye, ati reka noneho twebwe twiprepare, nitumara kwiprepara noneho twebwe muduprepare, muduhereze ibikoresho tukwereke uburyo, kuko za nzira zose turazizi. Ni ukuvuga ngo abandi bavuye barabizi ko muri Bukavu havuyemo abagera mu 3500 bazamutse nabo bakazajya Rumangabo bakajya kuri training kuri refresh hamwe n'abandi. Abagera rero mu 1500 n'ubundi muri bo bamanuwe n'ubundi barababwira ati mujye kudondagurira zirangegera. Niyo bamanutse noneho nk'abantu banaziranye, noneho abana baziranye bo mu karere kamwe, noneho ugasanga ko bano bari muri 23 mwana macacari bo bamanukanye igikoresho, bamanukana formation, rumva bamanukana n'ubwitange. Hano umuvandi wari kumbwira nawe ari amahugoma, arambwira ati ngo ngene ngo namanje nagira ubwoba, ngo mbonye ngo ari amabataliyani agera nko muri 2 yo bohereje gufunga hariya, ko hagiyemo ngo benshi ngo muri babandi ngo n'ubundi ngo biripotinze, kandi ngo bavukiriya, ngo ese ngo ntabwo yaba ari imitwe ngo bamara kugera iriya ngo bashobora kujyauza umututu, noneho bakaba ari twebwe bataka. Namubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bijya bibaho, nta n'umunsi byabaho n'umunsi n'umwe. Ati ntibyakunda, ati ahubwo reba ikintu bagiye kubakorera n'ubundi. Uri kumva yuko 23 yakoze iyo tekinike, ngo ati reka tunafate bano bari bahasanzwe bahazi, tubajyanye noneho abari bo bajya uko bari bushigure, kuko niyo bavuze ngo
abasirikare baba 23 bagera mu 1500 amanutse akaba ngo twigiriye kuri keri. izo fosi ndakurahiye uko nzi ma 23 abana abasirikare bangana batyo agace bagiyemo bari hatari. ntabwo biba byoroshye umwitozo bafite hariya, ntabwo woroshye Bwana Bemba, kubera ko iminota turi gusigarana atari myinshi cyane, dusimbukire no mu tundi duce mu minota mikeya ndetse tugane ku musozo. Ariko ndumva twasimbukira mu gace ka Masisi n'ubundi tukaza tukavuga hariya muri lokalite, hariya muri kiriya gice cya Kinyana n'ubundi hari ibintu bikomeje kugaragaramo. Tunajya hariya i Gatoyi n'ubundi kwa ba Delta, wenda kwa ba Delta na ba Kigingi, turaza kureba hariya kwa Dominique Ndaruhutse. Sinzi nguramo iminota ingahe kugira ngo menye uburyo mbishyira. Ni vuba kubera ko dusigaranye iminota 3. Minota 3. Imirwano n'ubundi irakomeje hariya muri kariya gace ko kwa Delta ndetse na ba Kigingi, ariko noneho Kigingi hari abasirikari basigaye babanaga na General Autoproclame Mutayomba. Abo ngabo bamaze gufatwa. Noneho mu gufatwa hari ubundi bufonsi n'imbunda zimwe na zimwe zo Delta Mutayomba yari yasize yakatse. Noneho babandi harimo witwa Habakuki wabanaga na na Mutayomba, naho ni koloneli nawe yafashwe. Habakuki nawe yafashwe, afatwa na Kigingi. Baramwati nagenda ajya kuzana izo mbunduki n'ubundi zo yagize ute, zo nuza mugenzi we yamubikije uwo mukoloneli mugenzi wiwe, hani General Mutayomba. Arazitanga Mutayomba rero yohereza abantu kugira ngo baze gushimuta no kwangiriza ku rugo rwo kwanuza kuri uwo Habakuki. Biza gutera indi mivungano, babandi bari baje gutera kwa Habakuki nabo baza kuraswa na na Kigingi. Kuko muri kara gace ka Gatoyi naho bitameze neza, bamwe bavuga yuko Kigingi yamaze kuba ariye direct wa ma 23. Ntabwo yari abishyira ku mugaragaro cyangwa ngo tubone itangazo rivuga ati Kigingi yamaze kwiyunga na ma 23. Gusa ikintu kigaragara nuko nta bitero cyangwa ibyari gutegura n'ubundi kuri ma 23. Reka dusimbukira hariya n'ubundi minota itancika yo warumaye. Yego. Turebere hamwe muri kiriya gice n'ubundi cya hariya muri Bashari Mokoto, muri kiriya gice cya Kinyana n'ubundi naho imirwanire cyakomeje hagati ya ma 23 na Nyatura abazungu wo kwa Jean Marie Bonani. N'ubu kugeza amagingo yangaya n'ubundi imirwano naho iracyakomeje. Birumvikana, turabigarukaho wenda mu buryo burambuye. Yego, kiriya gice n'ubundi cya hariya muri Bwito naho imirwano n'ubundi iracyarimo naho. Birumvikana neza cyane, tugiye kubigarukaho mu makuru yacu ari imbere. Nyemerera mpite nsimbukira mu by'ukuri ku makuru ya politike nayo ari kugenda avugwa ndetse ngana ku musozo, dore ko dusigaranye umunota umwe gusa. Amakuru nk'uko atugeraho nyuma ya ba General Masunzu bivugwa ko bari gutabwa mu bishokoro ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu muguverineri nawe amaze gutabwa muri yombi. Uyu ni guverineri w'intara ya Tanganyika, bamwita Christian Katungwa, nyuma ya mugenzi we bita Jacques Cyabura wamaze kuba we yitorokera muri rusange. Ibyo ngibyo nabyo birahari. Hakaba umurietena general bita Bwamwenda Ntumba, uyu ni chef wa maison militaire, uyu cyangwa se chef wa armement. Uyu nawe akaba amakuru atugera tubwira ko yamaze gutabwa muri yombi. Turaza kuba tubigarukaho mu buryo burambuye. Reka wenda Bwana Bemba ashimira abakunzi bacu dusoze. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, kugira amahoro n'umutekano, kandi nkomeza kwifuriza no gushishikariza bagenzi bacu bari mu nkambi zigiye zitandukanye muri Afurika, muri Amerika, yego, n'ahandi hagiye hatandukanye. Urakoze cyane. Inzira ari imwe ari iwacu. Sawa, murakoze namwe murakoze.